Kubera icyo ari ingenzi kubyuka kare. Bamwe muri twe ntabwo muba mubishaka, niyo mpamvu mutabikora. Ntabwo ndyama kuko naniwe, ndyama kuko ndangije. Abamiliyoneri benshi babyuka saa 10 za mu gitondo. Saa 10 zuzuye nibwo igitondo cyabo kiba gitangiye. Bamwe batangira gutegura umunsi wabo, bagafata ibya mu gitondo, bakajya no muri gym cyangwa muri siporo, barangiza bakajya ku kazi. Bamwe muri mwe nta gitekerezo mufite cy'uko saa 10 za mu gitondo haba hameze. Nuko muba muhugiye mu kwisinzirira ibitotsi bya mu gitondo. Ntabwo dukwiriye kuryama kubera ko tunaniwe, dukwiriye kuryama kubera ko turangije. Gukomeza kuzimya alarme buri kanya, gushaka inzitwazo zitandukanye, nibyo bikunda kuba ku bantu benshi. Ukuri guhari nuko abantu benshi saa 10 zigera babyutse, kandi ntibongere kubona ibitotsi nyuma y'icyo gihe. Byuka mbere ya saa 10, mbere y'uko umwanzi wawe agukangura. Biratuma ukora byinshi kandi biratuma utanga umusaruro kuri uwo munsi. Rekeraho kwihumuriza, vana umubiri wawe mu mashuka n'ibiringiti, ufata inshingano zo gutuma ubuzima bwawe bwishima. Kangura inyamaswa ikurimo. Byuka saa 10 za mu gitondo, tangira wishakemo impamvu zo kubyuka kare. Iyo ufite ikintu cyo gukora, iyo ufite umuntu wo gukunda, iyo ufite ikintu uri gushakisha, ubyuka mu gitondo cya kare kare. Uzareba abantu bafite ikintu bashakisha cyangwa bategereje. Ntabwo bategereza alarm kubera ko bafite impamvu ituma bazinduka. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza muri iyi si, hari igiciro ugomba kwishyura. Ugomba gufata icyemezo ko imbogamizi zitagomba kuba igisobanuro cyangwa urwitwazo rwawe. Ugomba gufata icyemezo cy'uko ibibazo, ibihe, abantu batagomba guhindura uwo uriwe. Niba uhuye n'ikibazo mu buzima bwawe cyangwa ahagukikije, gira icyo ugikoraho cyangwa ugikemure. Niba ushaka ubwigenge bwinshi mu buzima bwawe, nuko ugira ikinyabupfura cyinshi. Nukora ibikoroheye, ubuzima bwo buzagukomerera. Nukora igikomeye, ubuzima buzakorohera. Fata icyemezo ko ugiye gukora ibivunanye, ukirinda inzitwazo n'agasigane, ufata inshingano. Icyo uzaba uri gukora, uzaba uri kure mu bushobozi buhambaye Imana yaguhaye nk'umuntu, burenze ubw'izindi nyamaswa. Bukaba ari ubushobozi bwo kumenya guhitamo neza. Ku munsi usanzwe watanze umusaruro, tekereza ku byo wari wamaze gukora mu masaha 3. None wibaze nka chapitre ushobora gusoma, hari ikizami kigutegereje, kandi icyo kizami kikaba gisobanuye byinshi ku buzima bwawe. Ufite igitabo cya page 150 kigutegereje ngo ugisome, mbese koga no kwambara byafata amasaha 3 yose? Mbese ushobora kwandika nk'umubare w'amashapitre runaka mu masaha 3? Icyo nshobora kukubwira nuko amasaha 3 ashobora kukwegereza inzozi zawe mu buryo bukomeye. Hano hari ikibazo wakwibaza: mbese n'icyo utakaza iyo ukomeje gusinzira? Ni byose. Mbese n'iki wigomwa kugira ngo udakomeza gusinzira? Ni byose. N'iki wunguka mu gukomeza gusinzira? Nta na kimwe. N'iki urangiza gukora mu gihe ukomeje kwisinzirira? Ntacyo. Ndabizi icyo uri gutekereza. Ndabizi icyo utangiye kwibwira. Utangiye kwibaza uti, mbese ni bande babyuka kare? Tim Cook, CEO wa Apple, abyuka kare cyane. Bob Iger, CEO wa Design, abyuka kare. Dwayne uzwi nka The Rock, nawe abyuka kare. N'abandi benshi babyuka kare. Wowe bimeze bite? Ubyuka sangapi? Uri kubura ibihe by'agaciro ndetse n'amahirwe yo gutuma byinshi bikorwa. Ujya wumva inzitwazo ngo umunsi wose nta gihe mfite, cyangwa ukumva abandi bari kuvuga ngo iyaba nari mfite igihe nagira gutya na gutya. Ikibazo ni, mbese mu gihe ufite ugikoramo iki? Birashoboka ko nta gihe ufite pe. Mbese n'icyo ukora kugira ngo icyo gihe ukireme? Mbese nta kahe gace ufite ubushake bwo gutamba kugira ngo ubone igihe ukeneye? Ukuri nuko ufite igihe,
ahubwo wenda ntabwo ugikoresha neza cyangwa ntabwo ugikoreshanya ubwenge. Reba, Elon Musk niwe muherwe wa mbere ku isi, afite amasaha 24 ku munsi. Beyonce, umuhanzikazi w'icyamamare, afite amasaha 24 ku munsi. LeBron James ni umukinnyi wa basket w'icyamamare, afite amasaha 24 ku munsi. Bill Gates niwe wagiye uba umuherwe wa mbere ku isi mu bihe bitandukanye, nawe afite amasaha 24 ku munsi. Jeff Bezos afite urubuga rwitwa Amazon rugurirwaho rukanacururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, nawe yigeze kuba umuherwe wa mbere ku isi mu gihe cya COVID-19, nawe afite amasaha 24 ku munsi. Mark Zuckerberg niwe nyiri urubuga rwa Facebook ndetse na WhatsApp, nawe afite amasaha 24 ku munsi. Ariko bigaragara ko bamwe baba barageze kuri byinshi kurusha abandi. Uzi impamvu? Nuko baba barakoresheje igihe cyabo neza, bazi neza agaciro k'igihe, ndetse bazi no kugira ibyo batamba kugira ngo babone igihe gihagije. Ibi bivuze ko ukwiriye kubyuka saa 10 za mu gitondo kugira ngo ubone andi masaha 3 y'inyungu ku munsi. Iki ni cyo ukwiriye gukora, nta ariko cyangwa niba ukeneye kuri iyi ngingo. Ibi birareba gusa bifuza kugera ku nzozi zabo. Ariko niba utabishaka, wakomeza ukajya wisinzirira, ukabyuka mu masaha 4 cyangwa nyuma yaho. Nyuma y'imyaka 5 uzisanga aho uri ubu ngubu. Niba utabishaka ntiwirirwe ubyumva, ni wowe ndi kubwira. Ndakeka ushaka nawe kugera ku ntego zawe cyangwa kuba successful ku giciro icyo ari cyo cyose. Baba abandi bifuza gutsinda ibizami byabo, baba abandi bifuza kugera ku rwego utigeze utekereza ko rubaho. Ndifuza ko byibura wazabigeraho umunsi umwe wonyine, maze ubyuke saa 10 za mu gitondo, uzareba uko bizagenda. Nyuma yaho uzabigerageze bwa kabiri, maze urebe ibyo ubasha kurangiza gukora muri ayo masaha 3 cyangwa 4 yiyongereye ku munsi wawe. Ongera ubikore, nurangiza ubigerageze icyumweru. Nyuma uzabigerageze mu minsi 21, ukomeze kugeza igihe bibaye ingeso. Igore nibwo buryo bwonyine ufite bwo kugufasha kugera ku buzima bwiza. Ushaka kuba umumiliyoneri cyangwa umubiliyoneri? Ushaka kurema inkuru y'uburyo witeje imbere? Ushaka kuba CEO cyangwa umubosi cyangwa umunyeshuri w'umuhanga? Bikorere wowe, ufata amasaha make buri munsi, ubyuka saa 10 za mu gitondo. Ubikorera ahazaza hawe, iterambere ryawe, kubw'ubukire bwawe. Bikore ku bushake bwawe. Mwakoze kureba iyi video. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Niba wayikunze kora like cyangwa umpe igitekerezo cyawe muri comment. Nitwa Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.